Ladies and gentlemen, tugwapa tutu ndurushinga tindigisa mavuke cyane amasheke ngabansana wa Rusizi ndashima sinji mashima untazi senzi bini wabo. This is MMG TV. Kuri kamera ndi kumwe na M Image. Uzi harya ngo ninde bro? My name is Chicken Boy, umusani wayi. Chicken Boy. Chicken Boy. Why Chicken Boy? Kuki wahisemo nyine ku Chicken Boy? Chicken Boy bro. Mal, nyine niko byatewe na societe yuko nyine umuntu abigize gute nabitekereje. Umuntu bavuze ngarimba nk'inkoko banze dutemo twumvira boro hano ngwenda dutemo like go. Yeah. Nguyu munsi mfuriragwa mushaka imitaka muyigame G reka gahizo n'ubufezi ngujugunya huzo mbandi guca mu mahurizo irayifika amanga igipirizo sinitaye kubavuga menshi nubwo muziko nyiri kuri bench ngo baby karagize buri n'ingeri gifurira guha ibiceri kukizi bidi turazimanuka na gufata feri tumanura imvura twimwera ubuvyere yamane none se mani imeze gutya bakakwishimira ko bro ya none se bagomba kutega ikintu cy'igitaiga oya taiga tu oh yes go tujye kuri magorwa tujye kuri magorwa nari biriye kuri magorwa wanze kuri magorwa baza ntago navyanga nacyo cyanzanye wanze kuririmba ezi wamuteye Ladies and gentlemen, tugwapa tutu ndurushinga tindigisa mavuke cyane amasheke ngabansana wa Rusizi ndashima sinji mashima untazi senzi bini wabo. This is MMG TV. Kuri kamera ndi kumwe na M Image. Witiriwe icano mwaho kabyarawe imbere yanjye ari kumwe n'umuhungu w'umusatsi utari muke kandi utari mwinji umuhungu bimeze ute musasa fresh dachamo yawana ni kabisa cyane wagira ngo so bwa mbere duhuye agaruha just dachamo yawana biracamo ruzungu yo papa jewe njenda kuzi aho kuno mu cameraman wanje n'abantu bari kutureba nabo kuzi harya ngo ninde bro. My name is Chicken Boy, umusani wayi. Chicken Boy. Chicken Boy. Why Chicken Boy? Kuki wahisemo nyine ku Chicken Boy? Chicken Boy bro. Mal, nyine niko byatewe na societe yuko nyine umuntu ukora muri societe nyinshi ikora mu nyine n'abantu benshi byadanje. Mbo baguhimba kazina kuyima nyine indoka twita tinkoko. Yeah. No nyine nyuma ngiye kujya muri ball navuga ati sibundi ko banyise inkoko muri society nkoreramo ubu nakuna ahita mbigira ahubwo akwiye nyine babinyise ari imikino mitangiye mbyigira ki international si kibazo bigize ko kibakwise inkoko man sinakweshe tu nabonye biza wallahi ubonye biza bakubita inkoko na aya bro ibesha byanje bikunza kumba kuba ari impamvu umuntu yahisemo kuvuga ngo inkoko simbizi kuko nyine ikorera muri ball y'abantu benshi bakwita amazina ntago zina witwa ariko ntago aryo wowe bakwita nyine nimba witwa izina ryawe ntago aryo baguhamagara bo bashaka izina gira gute bazajya bakwita zajya ari borohera reka guruje umuntu wenda bashaka kumwita kigurufani kubera ko babona ko afite imbaraga nyinshi akora cyane kukiwe bavutsemo kukwita kigimana njewe nyine nababwiye hagati ndaririmba kambwe atakareka orimba nk'inkoko teorimba nk'inkoko ako kantu mbora kukiraga ngo narababwiraga ati ndi umuririmbyi akabwira ati nta nkoko ikiririmba niyo mpamvu rero bahisanye itaki bahise nkoko nanjye mitambihinduramo Chicken Boy wumva ko ibyo bintu nta ngaruka bizagira kuri kariyeri yawe mu gihe kiri imbere reka ni ibintu nagiye gukora nyine nabigize gute nabitekereje umuntu bavuze ngarimba nk'inkoko banze dutemo twumvira boro hano ngwenda dutemo like go. Yeah. Nguyu munsi mfuriragwa mushaka imitaka muyigame G reka gahizo n'ubufezi ngujugunya huzo mbandi guca mu mahurizo irayifika amanga igipirizo sinitaye kubavuga menshi nubwo muziko nyiri kuri bench ngo baby karagize buri n'ingeri gifurira guha ibiceri kukizi bidi turazimanuka na gufata feri tumanura imvura twimwera ubuvyere yamane none se mani imeze gutya bakakwishimira ko bro none se bagomba kutega ikintu cy'igitaiga oya taiga turamufite bafite nk'uruntu rw'uruki ajana nk'urukimwa nk'urujagwari bro ntago bakwita inkoko ufite ibintu bimeze gutya man ari ukuntu urumva ari ukuntu nyine abantu ibintu si ibintu dukora byose barabishima ibintu dukora twese ntago abantu babishima hari abantu babinenga n'ababyemera abo babinenga nibo bakwita amazina ya fake ako
urumva bikiri byose gira abantu bagikongeza inkandi wakongeje ibyo zine warizanye bwa mbere niba mwibuka niba muzi se ni ngombwa kumuvugara ntago ari ngombwa ni ngombwa bro ntago ari ngombwa ni umuji ntago ari ngombwa tumukwame basi nubwo waze kumutubwira mugendera gutuma umuntu atanje yanjye umuntu babinyise ewana yatumye mwamuka nyine numva ko izina ryo ngomba kwitwa bya nyabyo kandi ikangorera imiti yakeka ryo izangorera imiti fresh bro nikomereza ubu uba uri kubahe cyangwa ubahe cyangwa wavukiye uri hehe mbese avukiye mu Gatsata nkurira umwana wo mu Kiderenga kareka ntago ndi wa Kiderenga man kubigega ruguru inyana ni sirimwa cyane so ubu ni Gatsata ariko ubu ni Gatsata ubu ni Gatsata nkurira aboro bitijari n'imbuhazi ijari ubu se ubwo tugereye na Gatsata biregeranye n'imbega nyine ni karitsiye cyane akurungu ndi kubarizwa Kimisagara wavuye mu rugo oya ntabwo twimutse mu rugo baracyariyo akongera ninjye wagize gute wacomotse kukiri muto ibintu byo ku iki cyaguteye bro kukiri muto uva mu rugo ni muziki ni umuziki ni umuziki watumye mva mu rugo tubwira gute umuziki watumye uva uduma man ubu ngubu tuvugana nyine ho umurenge wasigayeyo ndi umwana muto nyine urimo mutoya rero nyine mumeri acyumva ngo ugiye mu bintu by'iki by'umuziki n'iki abize amera ahitagigira ashaka kumbuza kandi nyine tegena ifite iki ushoze ko kuba nagira gute kuba nakibana kandi ngakoresha iki nkaba nabona nyine no kuriya najya muri uwo muziki kandi mbishaka nta muntu mbangamira so rero niyo mpamvu navuye home bro nta ngaruka byagize ku mibanire yawe y'ababyeyi nawe se igira ngo mani umuntu agiye gutandukana n'umuntu arambwira ngo ndagiye kubera iki ntabwo mubwira ngo nagiye kubera iki mani Chicken Boy ako kara gaciyemo kugira ngo tumenye ma Chicken Boy ni muntu ki numva abantu bamaze kugusobanukirwa Chicken Boy tumenye izina ryavuye nyuma y'ibyo tumaze kumenya umwana wo mu Gatsata kubigega ariko se musajya ari ibizi biti mwana ari amamoto yacu araparitse nk'amamoto ari n'amamoto yacu ntete yabitse yo yabitse waro babashije kukumenya Chicken Boy reka twinjire mu muziki so ari nayo mpamvu umuntu yapostinze mu muziki bimeze bite bro Chicken Boy umuntu ki mu muziki isazi sakubwira ngo ntabwo byoroshye man ni namba ndirimbo ziri ku rubuga n'ebyiri akundi n'indirimbo 5 kuki ebyiri hanze eshanu ari zufitemo izindi 3 ziri ntabwo ndazikoresha kandi nshaka kuzapfunda ko zifite amashusho so ubwo ruvuga ngo twitege ugomba kudutamikira wana kabisa none ko biri gutinda oya ntabwo bitinde ntabwo bitinde nko muri ekamense abantu bagerukire kuri YouTube channel yawe so ni Chicken Boy guca ukubwiye kabisa ni Chicken Boy gutyo bagereho babanze babikurikirane bakandi twatuboro twose badukurikirane twose none gute wakana ngo ntibiri gutinda ntabwo biri gutinda man saba iki se kugira ngo usobe birasaba iki ndasaba nyine gukora zo video zikajya hanze nazo Chicken Boy uvuze ko nta kibazo arabasabisha cyo twakira ugasanga barimo baravuga ati mani Cherini ibisazi ati iki n'ibiki nyine ugasanga buri muntu afite ikintu yitwaza gituma bitihuta oya sunubira byacyo cyari biceri byanaciye mu ntara zindari hanze niyo mpamvu umuntu agenda ashaka ibiceri gake akagenda akora kamwe ntago wabona ibiceri byatabikora boro yose ukaresha ngo zitaziya ku rubuga bro bibaho nko muri football tugereranya abantu usanga tuvuga ko umuntu arenze undi kubera ibitego cyangwa se kuko umukunda abo artiste bakuru dufite hano mu gihugu cyacu hari umuntu ubona ukabona ahantu hari n'ukwiye kuba uriyo
oya ntabwo mubara ngo mvuga ngo ahantu ari ngikuye ko ari ko aranjye Imana yaneganyirije nawe afite ahantu he ahagaze ako Buda ndamwemera ya Buda ndamwemera byadanje byanyabyo Bulldog se Buda shisho ry'urufu akaboro ya indirimbo afite ngo hafi ya kwita hasi ntabwo nyifite yose man ntabwo nyifite yose mu mutwe tu gusa boro niyo nemera ya hafi ya Bulldog nyuma ya Bulldog ntabwo washaka kurenga imipaka ni kwa Bulldog CEO ya naho ntabwo wanshikuta nayo ntabwo kugira ngo nta kintu cyiyuze ese kucika mbabazi kibazo ko cy'abasani mudakunda kuba open kuri indirimbo z'abantu oya ntabwo kuvuga ngo Imana nibyo ubwatiteraho ubona nyine atari ntabwo ari iyo mpamvu man ahubwo nyine hari igihe umuntu yumva indirimbo akanayikunda ariko ntayifate mu mutwe cyane reka niturize oya twagiye kuri CEO nta n'imwe mu mutwe CEO biraboro bita ngo umwanda ya uzongera ubyita umwanda ya twagiye ngo uzongera ubyita umwanda nginiga ziritu vuga numve ongera utuvuge nkumva ongera utuvuge nkumva ngo ujyane gusura abariyo mumva rubanda bazira kutumva mu kinyi zizira gatuza wiyahura aje koma kuza uwafumiye kubyina ipfundo ya let's go turungutwe ya CEO ni umwe mu basani navuga ko baje bavugira underground cyane niyavuga intimba zabo cyane so urebye boro nka Sisawa nibizi bareba boro nka uyu mwanda uvuze bareba boro nka indi ego man niyo mpamvu nyine CEO ari ku mutima yenda cyabaze uko byari biri n'ubu niko bikimeze aracyabavugira cyane nta nubwo azatara kutuvugira none ubuvugizi bwe wabonye ari icyo bwabamariye kuko icyo bwamumariye rwo turakibona kuko mwebwe mwavugira ntabwo biracamo ariko bizakunda ubuvugizi bwe nta kintu kirava bizakunda kuko ntabwo byari ntabwo bikiri nyine nka mbere ako nyine gake nirwo rugenda kwenda kugana ku musozo gacyari muri ako gatebo ntabwo ndakavamo bivugwa ko sometimes kugira ngo abantu babahe interview ko ya promoting song yawe hari ibindi bintu by'amananiza agusaba kandi mu by'ukuri abihemberwa naho kuri cyane cyasokuri ni ukuri kwanyakwa uvuga ngeza amatwi n'abandi bateza amatwi n'amazi aho turabuze manine hari igihe uhamagara nk'umujiyo nyine ubizi ko ashobora kuba hari ikintu yagufasha sibyo kubwira ati akanyine akabura uburyo yaguhakaniramo kubwira ati rero nyine kugira ngo bikunde n'iki abona nanjye macaka ibiceri iki nyine nanjye n'iki ntabwo yabura utuntu akubwira ntabwo yabura utuntu akubwira gusa kumva ibintu ari kubwira nawe ntabwo ashaka kugufasha gushaka nyine kuko akamananiza menshi cyane cyane urugero ni abaji benshi cyane nta nubwo ari ngombwa ko bavuga imbere ya kamera ariko utiteranye ntabwo ari kwiteranya nta muntu wese nyine niyo mpamvu umwana mubi ariko nyine wumve ngo ni ibisazi mu muziki ni ibisazi saa kwambara ubusa bro usa nk'umuntu uryamiye ikintu reka nta kintu ntacyo wenda ushaka kutubwira ko none byibuze wowe barakuvugisha akakubwira wenda akakwereka ko adashaka ko akakwereka ko nyine wenda nawe ufasha ashaka kuguha ariko yakuvugishije ntacyo unenga ibintu byose ntari oya nawe uvuga ngo ibintu byose ntari imana ntabwo ibintu byose byuzuye 100%, si byose kandi nawe ngira ngo urabibona cyangwa se nawe ujya ubyumva. Ntabwo njya mbyumva nategereje ko mbyumva none nawe nakabyumvanye wanze kubyumva. Ese mani nakubwiye ngo nta muntu wagufasha nta kintu wamuhaye, si byenda nyine bigiriye gutyo ugakubitana n'umuntu
nyine akakwiyumaho fresh kumva ko agomba kugufasha. Chicken boy Karame. ku ndirimbo zawe ebyiri hari umuntu wasabye ubufasha arabukwiye? Indirimbo zanjye ebyiri. Indirimbo ya mbere Cyane. Ako nyine sinavuga ko yabunye imyaho ibyancira ibyo byabuze. Yaguciye iki? Yaciye ibiceri man. Yaciye amafaranga yambwiye ati kugira ngo nyine mbashe kuba nakugirira boranyishyire ku rubuga rwanjye cyangwa se nyishyire kuri channel yanjye birasaba ko umpa ibiceri ibi n'ibi. N'umunyamakuru? Ya, ni umunyamakuru. Wanze kumubwira? Ntabwo namukubwira. Ese urabuzwe n'iki? Ya, ntabwo ari n'abandi bantu babimenye yuko umuntu aca amafaranga ntuzajye be no kumutesha umutwe niba nta nayo ufite nturagiye baraburira basaba bagenzi bawe. Ntabwo ari ngombwa kubwira umuntu agire gute uvuge no mu izina. Barumuna nabo bazirwa. Hari igihe umuntu utamuvuga mu izina ako nyine wakora ikiganiro nk'iki ngiki agira amahirwe yacyumva akabasha kumenya icyerekezo wabanje nyine kukibwira. Ibyo bintu se byibuza ko umuntu ashaka ibyo biceri cyangwa ni ryari ubundi umusani aba agomba kwishyura abanyamakuru ubundi ni ryari ubundi nta nubwo byakabayeho ahubwo umunyamakuru yakishyuye umusani. Umunyamakuru yakishyuye umusani kugira ngo nyine bagire nyine tu turi kwemeranya. Fasha uruhande wifashe uruhande. Oya dusobanura ni gute umunyamakuru yakishyuye umusani. Ni gute umunyamakuru yakishyuye umusani? Yewe dore impamvu ubundi umusani ashobora gukubita ball ikarenga sibyo ariko ndakeka nta kiganiro umusani yakorera nyine nuza umunyamakuru ngo kirenge nkuko ball yakubita ikarenga sibyo. Noneho rero ibaze nimba ugiye kunkora nyine ukabona ibiceri nkakwaka ibiceri ngewe sibyo nawe ejo ndamutse ngize nyine akaboro runaka nsaba sibyo ntabwo nzavuga ngo cyagiye wanciye ibiceri ushaka kumfasha ngo reka nanjye ngire gute muhereze mubwire ati no buntu wapi nanjye uzampa ibiceri kuko nyine nimangwe ubigize ubucuruzi. Ni ubucuruzi man se ariko byagenze nyine ariko ntabwo byabaye. Ariko ndagira ngo ucleaning iki kintu niba kuko kibaho so hari abanyamakuru bakorora ku mibura y'icumi ntatwe gutya uriya muntu ngiye mpamya ko atakwiye kwaka amafaranga ndawe because ngiye kuri side yanjye ko byumva so akwatsa amafaranga so umukora ikiganiro waje wiyabitse witegeye wagize ibiki muri icyo kiganiro gifite inyungu kizamubyarira bro ko ari ahantu hari amafaranga cyane. Ya niba gifite inyungu kimubyarira yanaguciye nande cyane ikibazo ngiye bo nitaho nabaganga noneho abanyamakuru se bakorera ibigo bahimba kubera mana nakubwiye ngo ikinyamakuru runaka reka dufate urugero wenda nk'urw'igihugu kuko dusoramo tuvuge nka RBA wenda ugasanga umunyamakuru akora RBA kugira hagira ikintu agufasha abwiye ngo none se kanyenye abo nibo nshaka kumva n'ahantu bitaba bibaho naho cyane nta kintu mbega nyine wakora ukora iki ibyo bintu bicike nk'abasari akora iki se kari nyine harimo igumye tara yawe iguma hasi wakora iki ikintu wese nimba umuntu wakakukoreye nyine wakakuzamuye sibyo abyanze nko wakora iki kora ibyawe nyine ukajya ukora boro zawe ukazishyira ku rubuga wagira imigisha nyine byakunda bigakunda ariko bitabaye ngombwa nyine ko wawundi ariwo wakagufasha ariwo wagufashije. Chicken boy karame twedogara ku musozo hari icyo nshaka kubaza. Ubona ko muzika nyarwanda akenshi buri mwaka umwe cyangwa ibiri tugira umuhanzi mushyashya uje uzanye indirimbo ya dance yakasa ariko uwo muhanzi imisi igenda yicuma ukabona arimo aragenda biri inyuma bisubira inyuma so turemenya nanjye ko ibyo mvuze ari byo cyane. Biterwa n'iki mane? Biterwa n'iki yagiye umuntu yarabuze ibyo bice byo kwakomeza gukora cyangwa se nyine ari nawe hejuru bamusubije hasi ntiwamenya mane ntiwamenya hejuru bamusubije hasi bivuze ko baba baramuzanye ariko cyane baramuzana bakanamusubiza hasi babasanye mwago cyane. Chicken reka twinjire ku ndirimbo zawe reka ku ndirimbo yawe ya mbere tuziganireho kuko abantu bamenye so your song bimeze bite muziki bimeze bite umusaza bora ya mbere twagute burangiye yita imihanda ya mbere imihanda nira wadutereyeho harimo vase yayo ariko nta irimo ntago irimo duterero gato twumve imihanda
Ya imihanda iravuga ngo Ifite video. ya ntabwo ifite video ntabwo irakorwa. Ifite video Bayita magorwa. Magorwa. Let's go ku mihanda bro. Ya. Oh yes. Go tujye kuri magorwa, tujye kuri magorwa. Nari tujye kuri magorwa. Magorwa. Wanze kuririmba ndirimbo za. Ya ntabwo nabyanga. Ntabyo cyanzanye. Wanze kuririmba ezi wamuteye. Magorwa wagowe. Magorwa wagowe. Video nabonye umuntu yitondeye irimo ibintu by'uburakari bwinshi cyane. Burimo byo. Acike nari ibintu reka twikomereze. So boro imihanda. Aje ugwita imihanda? Ni imihanda. Imihanda iri mu iki? Ni iki kivugwa mu mihanda? Imihanda ni story nyine tu. Story y'ubuzima burebure. Gute? Ko mu rukundo bwanjye. Ni story yawe. Cyane. Ibintu byiza wahuye nabyo nibyo birimo. Ntabwo ari ibintu byiza ahubwo ni ibintu bibi nahuye nabyo. Ni bibi gusa. Asa kukibura ibintu bibi gusa nta byiza mwawe nabyo. Akenshi umuntu aririmba nyine ikintu cyo kuri cyanyacyo. Yego ni byiza nibyabura akibibi nibyo byinshi. Ubanze kudutera kuri magorwa tuzayishaki. Oya ariko no kumbugiriho wallahi. Kumbugiriho. Iriho. Nuko turatswikurikirana ntari bibusa. Yo boy imana ntabwo ndikuyize kuko ndayikoze kera ntabwo nyine iri kunza abo fresh. Oya nabyatanze bibaho hatajya umuntu uzana ibibazo mari. Wowe k'umuntu bita bimeze neza ko cyane. Bivuze kudutama. Umusaza umuntu akeneye kuba yabona ibihangano byawe n'itso arabikura se ugukeneye gute. Abwira icyo abantu bari badukurikiye. Ibihangano byo biri kuri YouTube. Izina ni Chicken Boy. Ibisanzwe. Hanyuma nyine ku bantu badukurikiye pick up kabisa. Zabura no bindi cyane. Nta zindi platform ukoresha? Nta zindi wallahi. TikTok nturi? TikTok ndiho, Instagram hose nyine tu. Hose Chicken Boy. Cyane. Ubwo bwa Spotify twitwira se. Asiko kizira mboga zidi utazitinyuka bro. Zagerageza. Jamani bamwita Chicken Boy niwe twari turi kumwe hano kuri Image TV. Arimo arakubwira ngo mfite indirimbo bita magorwa, mfite indirimbo bita imihanda. Urindo kutareba imihanda na magorwa. Nguzitega amatwi. Chicken Boy turagushimira ko witabira umusaza. Namwe turabashimiye ko mwaduhaye time yanyu. Subize ku mutima. Kuba manu basha bro pakubasha. Man. Ndacyari kwa rushingo ndacyari rushinga ati ubundi duhuru ubutaha. This is Image TV.